Ya nkuko nari kubabwira ahangaha rero kuri Kadafi TV tumaze iminsi tubacishiriza ibintu bigiye bitandukanye, abahanzi batandukanye hamwe n'umwe wa komediye usetsa byatari bita Segateri niwe duheruka nizeye ko yabibakoreye. Rero muri aka kanya rero turi kumwe mu bahanzi bagiye batandukanye ariko baririmba Afrobeat. Uyu nguyu we nibanga tubikiye mu gikoni, reka tuze kuza kureba mu masaha ari imbere cyangwa se mu matiri imbere araza kubiyereka. Reka rero tuze gutangira abibwira mbese mu ncamake ariko babwire neza abibwire nyine yinjiremo ndani ikaze. Abakozi nitwa Kadafi, amazina yanjye asanzwe ni Munyuzangabo Bantu Andre. Mu buhanzi natangiye nitwa Twalapi ariko nyuma groupe nirimbagamo ishuri nigagamo baza kunyita Kadafi biva ku mutipe w'umuraperi waririmbanaga na Tupac, bavuga ko dusatu izina rifata gutyo, ni naryo nakomejeho ndishyira mu Kinyarwanda. Kadafi bitarifata Ikinyarwanda rifite naryo ikindi gisobanuro kabisa. Nuko ase buriya umuntu bita Kadafi mu Rwanda mu Kadafi nako na Kadafi mu Rwanda tukabatandukanyiriza bito byumvikana, nuko ari amazina yenda gusa ariko n'abantu batandukanye n'amazina aratandukanye. Urumva ni mu Kadafi na Kadafi. Ndi Kadafi, mu Kadafi ni umuraperi, ndi nkora afro. Urumva bisa nkaho injyana ziratandukanye n'ibikorwa n'abantu. Ya nkuko umaze kubimbwira rero injyana ziratandukanye mu ririmbo na Kadafi, sibyo? Yes. So point cyako tujyaho wambwiye ko wahereye mu ishuri ririmba, wari ufite na groupe iririmba. Ese watangiye kuririmba iyihe njyana? Ese hari indirimbo ufite se ziri hanze ku buryo abantu bavuga ati se karukanye bose bagira amatsiko? Ese Kadafi hari indirimbo afite ko tuzi mu filime za mu Kadafi? Sasa ngira ngo rero uso mutuganirizaho gatoya uko watangiye umuziki wawe naho ugeze. Ni inzira ndende kuko music ni ikintu umuntu akora bisaba igihe kirekire. Ndibuka nk'icyo gihe nakubwiraga nayo muri groupe muri secondaire, groupe iririmba hip hop. Njyewe narimbaga class kuko natangiye ndirimba afro, ariko kubera iyo groupe nayo nje mu ishuri bikaba ngombwa ko njya muri groupe hip hop, bikaba ngombwa ko nge umuraperi nanjye ariko atari ibintu nshyiramo ingufu cyane kuko natangiye ndirimba Afrobeat. Ubwo byazaga ngo njya muri iyo groupe ya rap, n'abarimba rap ariko ngiye akaba ndirimba class, barimbira class. Hari indirimbo nyinshi twagiye turirimba nka dukorana, harimo imisige mwagiye mukora ku giti cyane. Yes, dukora nka groupe. Biba ngombwa nyuma ubwo naje kujya gukora solo ndi njyenyine, ko iyo abantu baje ku ishuri umwacu ko n'undi agacupa biba ngombwa ko nkora indirimbo zanjye nyine. Ariko ndibuka hari igihe icyo gihe byibukiraho hari nko muri 2011 hari indirimbo twakoze, twagiye tujya kwa Chris, tugiye gukora Chris agiye kudukora indirimbo. Ubwo byari ngombwa ko ari nge uririmba Kalas, ariko nkigeramo ubona ko burya abahanzi bafite inzozi nyinshi cyane, bumvaga Kalas ngiye kuririmba itari bujyane n'indirimbo turi kuririmba. Yes, baravuga ati reka noneho Chris aturimbire Kalas, indirimbo ize iri kurindira. Urumva nibwo nanjye tuyitangira abantu bakishakisha, nanjye ndavuga nta kibazo reka turirimbe Kalas nawe uririmbe. Urumva twakotiza udufaranga tukava ku ishuri tukajyayo. Ariko ikintu cyashimira ko iyo ndirimbo ni igihe twari tugiye gukora concert, hari ku ishuri hari buze abatipe ba Pifra icyo gihe bari ku byatari ari sawa, ba Fireman n'abandi batipe. Byaba ngombwa ko ya ndirimbo performing, tugiye ku performing ni njye urumva kuririmba Kalas. Bari bazi ko abatipe bandi bazi ko njye waririmbye Kalas, urumva uri bari nk'ibanga rya kuru. Bamwe ntabwo bazi ko ari Chris waririmbye, ariko ni Chris waririmbye. Ariko mu mutima wanjye nkumva ko iriya Kalas ntaririmbye, nkumva ari mikino. Ariko tugiye kuri stage noneho nkumva rugomba playback ninjye naririmbye nka hari yanjye. Abantu bavuga bite byagenze bite, umurare wifite stage washyuhije byatari. Numva nyine burya ikintu cyose ukunze
ugira umwanya n'ibyo, ariko gishobora no kuba n'ibyishimo cyangwa se n'ibindi bintu byanteye akanyabo kumva ko hari ibyo nzakora birenze ibyo ngibyo. Niba ndi kuririmba karasi y'undi muntu nkizihirwa kurusha nk'aho ari njye wayiririmbye. Nyuma nibwo twagiye dukora izindi ndirimbo za rap, ariko bisa nkaho bingora cyane, ariko nkabikora kuko ikintu wemeje ikintu wumva nta kintu cyakunanira. Nyuma rero nibwo naje gusanga nisanzura nkora njyenyine. Hari indirimbo nimwe narimbaga karasi nkashyiramo igitero cya afro, nyuma nkashyiraho ibitero nka bibiri bya hip hop kugira ngo nkasiga wa murage twari dufitanye, ariko nyuma nza kwisanzura ndirekura ndavuga ngo ntabwo kuririmba injyana zose. Iyo uri umuhanzi ntabwo uvuga ngo injyana iyi nshyizeho limite, usibye ko abaraperi buriya bagira umuco wabo kumva ko hip hop ni hip hop. Ariko njye n'umunyafurika mba numva hari injyana abanyafurika bagira style ya flow yo kumva ko injyana nyafurika irimo izo zose ziba zikurikiyemo. Na reggae nk'ubu hari indirimbo mperutse gukora amashusho Special Girl ni reggae. Ntabwo ubundi muri music umuntu agombye kugira limite, usibye ko uyu muntu agira umwihariko icyo ashoboye icyo akunze kurusha. Rero biba byiza ko ntabwo numvaga ndamutse ngiye kurapa ntabwo nkamagana umuntu ngo ndirimbe classic nanjye gishoboye. Byose ndabikora, kompoza, nshobora kugisha abantu inama nkabwira se n'iki nakosora muri iyo ndirimbo, nshobora kubwira umuntu akandirimbira akamfasha kuririmba kubera ko wenda hari level ariho cyangwa se bitewe n'iyo njyana, ariko mu by'ukuri injyana zose ngerageza kuzirimba, ariko umwihariko injyana nisangamo cyane nkunze numva nshoboye tukiri aho ngaho rero ndashaka kubaza ibibazo bibiri. Ikibazo cya mbere kirageze ati umunsi wa mbere ugira stage abafana bakwakiriye unava stage se bakwakiriye bati. Icya kabiri, ese abantu mwatangiranye umuziki aho ku ishuri sibyo mwiye ko ari groupe yari ifite hano mu Rwanda dufite amagroupe agiye atandukanye sibyo yagiye azamuka yagira hagati buri wese agiye kugira. Ese mwarakomezanyije wageze aho ngaho bamwe ko buri wese afata inzira ye byagenze bite? Ikintu murumbaje ngo stage yanjye yari imeze ite bwa mbere nabikubwiye aho ngaho naririmbye twa turi kuririmba ku ishuri yari irenze, ariko ni stage noneho naririmbye ndi njyenyine. Nigaga muri CD Ruhango Kirezi, CD Ruhango Ikirezi. Yari stage irenze, hari n'ijoro ndabyibuka mu kibuga cya basket barwe mayire nararirimbye afrobeat. Icyo gihe ntabwo nageze ndapana n'indirimbo imwe ebyiri cyangwa zirimo rap, ariko myiza ari afro. Abandi batipe twari turi kurapana bari abatipe bijyana n'umujinya bya atari, babanza stage bararapa biba byiza cyane, ariko hakazamo nk'akantu wumva injyana hip hop ntabwo akenshi abantu bayumva neza cyane, bumva nyine ari abantu barenze umujinya byose. Ariko nyuma ngiyeho nararirimbye ndi njyenyine, nta wundi muntu wumva kuza asaga nk'aho zitandukanye ukuntu, cyangwa se tukaririmba ariko nyuma umuntu akaba yagenda kuri stage akaririmba indirimbo ye. Naririmbye indirimbo ewana nyir'ikigo ubwe yaramanuka araza ankora mu ntoki ashyira amafaranga gusa. Umva byari birenze, nari ngewe nkandi mushyashya, ariko abantu bose ewana bavuga kadafu. Byari ibintu ntabwo nabona uko mbisobanura. Wari namushyashya mu kigo se? Uwo mwaka wari nayo mushyashya mu kigo, ariko ndakubwiye ngo aho ngaho nayo mu byari birenze. N'izindi concert twagiye dukora wabonaga ari ikintu nyine n'ubu nibwo twari duturanye tukajyayo, ariko Lycée Nyanza bose twageragayo, ariko nyine ni byandi bya kinyeshuri kuko numvaga nshaka mfite inyota yo gukora izindi stage zirenze. Ariko muri icyo gihe karere yandiri ku ishuri secondaire byari ibintu byashoboka sana kabisa, kuko ndibuka nk'indirimbo naririmbye hari radio imwe yo mu Rwanda yicuranze icyo gihe bajya bavuga ngo indirimbo 10 za mbere 5 za mbere, ndumva yabaye nk'indirimbo ya kabiri Miss Tanganyika. Nageze ku ishuri tuvuye muri vacances sanga abantu bose bari kumbariza kadafu watwitse kadafu. Numva ni ibintu rero, ariko ceceka natuza ko ikintu cyane ujya ari amasomo ni science, ko nibyo nabaga ari priority kuririmba nabikora cyane. Abonye umwanya igihe abandi bagiye gukina nani nzi ko nafata umwanya wo kompoza no gutekereza kuri kariyeri yanjye. Nuko dukomeza rero ndagira ngo rero usobanurira abantu dukurikira ngaho kuri Kadafi TV inkomoko ya y'umuziki yaturutse ibintu bibiri. Icyambere, ese hari umuntu warebeyeho gukora umuziki
ese waricaye uravuga ati ngiye kuri ibi kugira ngo neza amakuru yawe umuziki aho mbere yo gutangira kuririmba. Akenshi abahanga bavuga ko bajya bavuga ko abanyafurika abenshi nka 99% baba bafite impano ya music. Icyo ni kimwe abo bantu bo iyo bari na science bivuga byo twabyemeranyaho kuko usanga mu nzira muri korali mu tubari ahantu hose no mu murima abantu baririmba. Iyo filozofi ndayumva. Ikindi hari uburyo umuntu ushobora kuba nta muntu wo mu muryango direct ubona wigiraho ariko hari babayeho muri famille yawe bashobora kuba barabikoze kuko music nyumvamo kurusha uko naba narigiye ku muntu. Nta muntu wigeze aza ngo ambwire ngo Kadafi akigerageza yiga piano yiga kuririmba. Cyokora ndi umwana numva njya nibuka amashusho nabonaga dukina kuceza tubyina turirimba indirimbo dusubira mu byacyana. Nyuma ho ntangiye kumenya ubwenge cyane ibintu umuntu aba yibuka mu mutwe. Naririmbye muri korali nabyinye muri danse traditionnelle ariko ntabwo ari ibintu nakundaga cyane nubwo nabaga ndi muri korali nkurikiye abandi. Ntabwo ari ibintu nakundaga njya kubyina kuko muri danse traditionnelle ho ni umuntu usa nkaho yansabye ko njya mu itorero rye bamwitaga Mpore. Kuko bavuga ngo aho rukomeye turi intwari byemewe cyari kivugo cyacu. Ngo Mpore aho rukomeye turi intwari byemewe. Nyine agenda nkurura arabinkundisha ndabyina ariko ntabwo ari ibintu danse traditionnelle. Ntabwo numvaga nkunze ibintu muri modern. Numva injyana reggae iki afro injyana nyine nkareba nkumva zino njyana nyinshi z'abanyafurika nizo nkunze kurusha uko nakora ikintu kiri traditionnel. Numvaga nakwiriye gukora ibintu biri international. Nyuma rero niko nagiye muri korali naje kwiga. Hari ahantu twize kwiga theory sibyo no muri classe nize kwiga theory ya music ariko igihe cyo kwiga pratique ntibyakunda ko abantu byumva byari bube sponsor yaranze turabihagarika. Nyuma naje kujya kuri stade njya kwigayo music. Hari ishuri rya muzika nigayo igihe gitoya piano kigera n'ahantu akora guturaka kwiyungura ukuntu nubwo naje kubihagarika nabyo nsubira ku ishuri ukareba ibyo kwiga piano nabyo bisa nkaho bihagaze ahubwo nashyiraga ingufu cyane mu gukora music nkora record. Yareka tujye mu cyerekezo cya kabiri dukunze kujyana n'abatumirwa bacu cyane tubaza ibibazo bigiye bitandukanye kandi bakaniruka bakatuganiriza. Ngo abahanzi hano babiri mu Rwanda wemera ushobora kuvuga ati hano bahanzi rwose ngewe kuba namaye korabo nayibahera n'ubuntu bibanje. Buriya rero muri no musara abahanzi abantu batyaye ariko mu mutwe wanjye bita Pifra mu baraperi na Fireman bafata nk'impanga kuri ngewe n'abantu baraperi mu bandi baraperi mu bandi bahanzi atari abaraperi. The best ni umuntu ufataho the best ni the best kabisa muri Afrobeat. Ni umuntu ufata muri shop bakobwa se nawe nakubwiye ngo ko wambajije babiri nivuze batatu. Hari benshi cyane abantu bakiza b'abahanzi b'abana b'abajene batwika bya hatari yewana barenze ariko bivuze akenshi umuntu ari principe umuntu areba umuntu ahita avuga umuntu ushobora kuba hari ukuntu ahantu yagukoze kurusha uko hari still nshyashya ushobora kuba wumva ukishima. Hari abahanzi benshi cyane umuntu yavuga ariko tuza aho ngaho kuko ntabwo abahanzi bose cyane hari igihe tuvuga kugira ngo wenda umuhanzi umwe atavuga ati kana kandi yamuze iki ariko abahanzi bo mu Rwanda bashoboye ndetse cyane music yo mu Rwanda umuntu akwiye kwishimira ahantu igeze kabisa. Mbwira ibintu bibiri byakubabaje kuba watangira umuziki. Navuga ko
navuga ibintu byambabaje keretse muri music kuko biba bihari ariko umuntu abyirengagiza ko music isaba kugira umutima wihangana, isaba kugira umutima wihangana, isaba ubushobozi, gukora n'abantu rimwe na rimwe nabo badafite, navuga ngo badafite ubushobozi bwo gukora ibyo bintu, sinzi ukuntu nabivuga, bajyamo wenda nta passion, biragora. Ariko njye mu mutima wanjye navuze ko nta kintu gishobora kuzambabaza bivuye kuri music kuko nzi ko harimo imbogamizi nyinshi, ariko sinatinya wenda kuvuga nk'utuntu tumwe na tumwe tujya tubaho. Ari igihe nizeye kujya gushutinga indirimbo bita Miss Tanganyika ku Gisenyi, mvaho ntayishutinze, twagombaga kujyana n'abantu twagomba gushutinga ntibaboneka, bashutinga part 1, indi part 2 tuvuga ko njye na producer tuzayishutingira kuri Muhazi. Urumva nk'icyo kintu ufata ukajya ku Gisenyi ugasezera inshuti nawe mugiye gukora indirimbo yo bikarangira batayibonye, footage ndazibizi cyazibitse. Ntabwo navuga ngo okay byarambabaje, ariko nirinze kubishyira nk'ikintu cyambabaje kuko ari ibintu biba byarabaje umuntu. None ugiye muri career music bisaba kugira umutima wihangana. Ikindi kintu ejo bundi gishobora kuba cyarambayeho igihe najya gushutinga kumwe n'indirimbo bita Soka football, twahanye n'abantu gahunda njye nagomba kujya nibura nka saa moya, njye najya saa 12:00 saa 11:15 kugira ngo ngane turungo mpamagara abantu. Undi muntu manager wagomba kubimfashamo ahagera we mu saa moya n'indi minota, man producer arabura kabisa. Kandi ikintu gisa nkaho cyamboje umutima wanjye nuko atigize amakanira, ko aza kuduhakanira twari kubwira n'undi akabaza akadufasha, ariko ahereye saa moya, saa 2, saa 3, saa 4 ataduhakana avuga ko gutega moto, natwe twumva ko ndagize imbogamizi ari buze. Saa 6 byo gushaka kamera, ugomba kuzana kamera n'ibindi bikoresho kuri tele, tujya kubizana aho ugomba kubizana wowe ari kubijya kubizana. Saa 7, saa 8 duhamagara umuntu ugomba kubaza umutima, abantu bagomba kuza kudufasha. Bamwe baragiye barivumbuye, abandi batubwira ati nyangana twagiye gukaza amasaha yaturenganye. Ikibuga naho batangiye kutubwira ko amasaha yo kuva muri stade byageze. Imana sizo uburyo nayo kubikubwira, numvishe ari umvana mwe kwa turi kumwe arambwira ati Yohana muzike bishobora kuba ugira umutima wihangana, ubwo yacishije make yabibwe mu cyapfu. Uwo munsi kabisa ntabwo ushobora kwibagirwa, nubwo ni mu mutima wanjye ndavuga ngo Imana izamfashe ibintu bya music bizande ikizamva sinzagira ikintu kibimbabaza cyane, kuko nabigiyemo mbibona muri determination, nabigiyemo mbona ko ari ibintu bigoye, ubushobozi, umwanya, nta motivation, ariko hari utuntu kamwe mudashobora kwibagirwa, nkaho kantu karamushije cyane. Yaza nk'uwo muntu yaza mwibura kugira umutima wo kumbwira ati yo kutubwira ati mushaka undi muntu usimbone, ariko muravuga ati ngiye gutega moto ngeze akabazo gato y'ibihangane ndaje amasaha 5-6 biba bikabije. Abantu bakora bari muri music industry yo mu Rwanda, nubwo tudahugu abenshi tujyamo tutarabihuguriwe, ariko tugerageze twigane no kubaho nk'abanyamwuga. Ikintu utagishoboye cyangwa utakibonekamo uvuga uti ntabwo mboneka, ni ibintu biba byumvikana. Impamvu zibaho, ariko bure iyo udahakaniye umuntu kandi usa nkaho wamuhakaniye kare ntabwo biba byiza, bituma umuntu agufata utari kandi bitari kwiye. N'ibyo bintu ntekereza ko naho ubundi twabone muri studio producer utindije cyangwa se yakwiciye gahunda, ibyo ni ibintu biba bisanzwe mu kazi bibaho. Mbere ko dukomeza rero wakomeje kuganiriza abantu ahangaha kuri Kadafi TV, nishimba nimba n'umuziki wawe ukomeza uhuye nazo bizahuriyeho watangiye ibintu byinshi, ariko hari ikintu nifuza ko byibuze bajanye bazumuhanzi uririmba, ariko ndifuza ko byuzubanyirizaho indirimbo byitwihuse, ariko bakubitira akantu kubyo baza muri kumwe tukuvuga ati uyu mutipe twabwiye bavivure bagira hasi ati uwo ngo tumuhaye akato yaragira ngo rero bamenyere rero hari ahaneke ni karibu ku kibuga. Twarebanaga akana ko mu jisho, indoro nziza n'iseko nziza, sinarinzi ko ikiri inyuma. Igendere sinakwangaga, igendere sinakwangaga,
igendere 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 sinakwangaga wicaye njyenyine mpagaze njyenyine ndagenda njyenyine banguka iruhande rwanjye hari umwanya wawe marebe yanjye banguka umarire kwigonga kwihugiraho bingeze ku bice yamani cyakoze kabisa umusore arimo neza ariko ndi kugira ngo atubwire indirimbo amaze gukora n'amakutubinda amaze gukora atubwire na video afite nitujya mu gusoza araza kutubwira amace naho dushaka kumusanga hose. indirimbo maze gukora ni nyinshi audio kumva igena natangiye mu 2009 2008 kwa kuri umuntu wishakisha kudufaranga asura ama studio ndibuka hari studio y'i Remera bitaga One Way production hari mu type bita Jackson na Dread hari projet yagiye kunkorera birapfa ava muri studio ajya gukora iwe ahantu Kimisagara nabwo ntibyakunda ariko ibyo icyo gihe ndakibuka cyane. Nyuma naje gukora indirimbo naje kumva kuri radio bari gutanga promotion muri Star Inyota kwa Dembe njyayo nubwo numva nakoze indirimbo mu 2009 gutya indirimbo usa nk'ari ya mbere muri nyine icyo gihe nayo ngiye ku ishuri nsuye ku ishuri najyaga naboga mpora mfite agasede nabo batipe kugira ngo ngiye icyizere rimwe nabumvishe bumva ko kabisa mbirimo neza. Indirimbo Kana ko mu jisho Nyirakanyana Miss Tanganyika Betty m'ont sauvé la vie ni indirimbo narimbiye umwana w'umunyafurika umwana ni story y'umwana wo muri Zimbabwe yabanye na papa we na mama we mama waza gupfa ni indirimbo nteganya kuzakora amashusho nubwo nibitse igihe ariko umanza gukora amashusho ko ni indirimbo nziza cyane Betty m'ont sauvé. Nyuma naje gukora indirimbo ziba ari nyinshi kuko audio ko urumva ngiye gukora iyo video ya Miss Tanganyika bikanga urumva kongera gushaka ubundi bushobozi byasabaga umwanya. Nyuma nza gukora indirimbo njyana y'ukuri nakoranye na Pifla mutanye nk'eshatu hari indirimbo yitwa Urubanza nayo nagiye gukora y'abahanzi benshi hari amashusho ya mashusho ntabwo yagize cyo kuri ngene nakorana na Pifla naho twagiye gukorera amashusho nyarangira nibura nka 15 mfite amashusho 3 hari iyo ngiyo twashutinze ejo bundi yo irarangiye isigaje nzahita nshyishyira kuri channel bazahita bayibona hamwe ikiganiro hari n'indi wigendayo iriho amashusho ariho iyo narayakoze kuri channel ariho ubwo ni ukuvuga ngo nibura mu ndirimbo 15 amashusho 3 video 3 nizo zarangiye ariko mfite projet muri no minsi ndi gukora ngomba gukora nkazirangiza nkakorera amashusho izo video wowe yararangiye audio nziza cyane amashusho yo nayo kugira ngo baze ku mu minsi mike muri no minsi mike cyane bazabona amashusho menshi kuko yo asa nk'ari kurangirira icyarimwe nzashyira icyarimwe bazabona amashusho menshi mbizeze ko noneho ibintu byo gushyira audio urumva no gushyira audio ni kuri channel nabyo usanga atari byiza cyane ukaba nko umuntu yifata za audio nyinshi muzirunde wowe ugashaka kugira ngo nibura usohore video kigendene igihe cya digital ugomba kugerageza ukagaragaza amashusho meza bituma umuntu yifata kurusha uko ikintu igihangano ukaba ukibitse umwanya kugira ngo nibura bigaragare ko ejo uzakora ikintu cyiza ariko ndabizirikana abantu bakurikirana ibintu bya music industry ndabasezeranya ko ngiye kubashyiriraho indirimbo zangiye kuzigaragaza bakazibona zikava mu bubiko. Yes. Ya mbere ko rero tugera ku musozo w'ikibazo cy'umufuza kuko bazandabona ubuje kandi star gutyo kandi yuko rwego utara hafi so ufite sheri cyangwa ufite umugore icyo kibazo cy'amatsiko abana benshi bafite umushende kumushaka no kumushaka kabisa size umwete kuko urabona ariko umuntu akubonye aha ngaho wagiraga aha ngaho urahari oya ndi kumushaka kabisa mbirimo
ubundi nta muhanzi ugera nkurikije ibyo twaganiriye hari level maze kugeraho ubundi abenshi bafite bashira badafite umushira bategaga ko batigiye bifite ubukwe byose biba byita ngo n'igikwe rero urantangaje cyane umuntu kuri ibintu byose kimwe mu gihe cyacyo ariko nk'uko mbikubwiye abantu benshi babazi yuko umuntu aba afite inshuti nyinshi abana n'abantu benshi nta n'igihe abona n'umuntu muri kumwe akagira ngo byatunganye ariko ibyo byose igihe cyabyo abantu bagomba kubibona nta ibintu umuntu atahisha ntabwo wakoze ubukwe ngo abantu babibere wenda bashobora bose kutabimenya ariko babimenya kandi noneho igihe kigeze cyo abantu bose barabimenya no ku rutoki ukabona hariho akenshi kariyeri ya music icyo kintu cyo gukora ikintu nabonye cyo gituma kariyeri ya music abantu benshi bakunda kubibaza cyane nuko umuntu asa nkaho aziranye n'abantu cyangwa aba ari kumwe n'abantu benshi ariko biratandukanye kuri igikundiro cya music gitandukanye n'ibyo mu buzima busanzwe mushobora kuba muhura n'umuntu muhuzwa no kuririmba no gukina no kwidagadura ariko ubuzima bundi ugasanga usa nkaho music kandi kibi cyayo buriya navuga ko nayo kitari byiza cyane nuko ubiha umwanya kurusha ibindi bintu cyane ugasanga nibyo bigutwaye kurusha ariko mbere kandi neza turimo turasoza rero tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu kugira ngo ugire icyo ubwira abakunzi bawe cyangwa se abantu bagufana yagira nk'ibintu bikibabwira noneho n'uyu mwaka surprise bafitiye ikintu cya mbere nabwiye ko kuri no channel hagiye kuzajya hacaho ibihangano byanjye byinshi cyane byinshi amavideo menshi nk'uko ino channel igicaho filime za comedy n'ibindi tugiye kureba uburyo tujya mu type Sokatel yatubwiye ko ewana bagiye kuza we na groupe bagiye kuza bakora ibintu birenze n'abandi turadutumira n'abandi bahanzi batandukanye n'iki cyo ni kimwe ikindi nkanjye nabimaze kuvuga ko video nyinshi zishoboka zigiye kuzazica kuri no channel zanjye uvuga ngo indirimbo zanjye nyinshi mfite kuri audio n'izindi nshyashya nzajya nkora zanzicishaho ikindi nabwira abantu abakunzi dukunze kuvuga ngo abafana banjye ntekereza ko umuntu ntabwo akwiye kugira ngo abafana banjye kuko ahubwo abafana ba music abafana ba showbiz abafana b'imyidagaduro muri rusange ushobora kuba ukunda music ukisanga ukunda na football ukunda n'ibindi bintu basket usanga Kigali Arena uyu munsi yuzuyemo abantu bari gukina volley basket ejo music hirya muri stade bakaba nini habayeho football ukasaba abantu bidagaduye biruzuye ntekereza ko abo bantu nanjye ikintu numva nabasaba nkuko music industry yo mu Rwanda iri kuzamuka ndetse cyane bya bintu byo kumva injyana zo hanze cyane bigenda bigabanuka wonaga mu biganiro henshi bari gusaba ngo kuki badakina indirimbo zo mu Rwanda ariko byarikoze ko barakoze indirimbo zabo ntiziri kuri ya standard nyine international zirakinwa nanjye ibyo nifuza ejo nifuza ko indirimbo irenze igakinwa ikinjiza ariko numva ku bwanjye nabo nkunze kuba nagaragaza ibihangano byanjye kurusha uko njye nagaragara hari abantu wowe ntibimbaje abantu benshi bajya bambaza ngo kuki utajya ujya mu itangazamakuru kuki utagaragara kuki nk'abantu banzi kera ndirimba nkabwira ni byiza ariko numva mu mutima wanjye numva ibihangano byanjye byagaragara kurusha byavuga kurusha uko njye navuga shobora kuza nkivuga bya kirapere nkivuga nk'igiti ariko ibihangano byanjye bigaragara ibikorwa ntibigaragara ariko nifuza ko ibikorwa byavuga kurusha amagambo ubwo ikintu ndi gusezeranya saba n'abantu bose nabivuze inshuti za muzika inshuti za showbiz by'imyidagaduro vraiment mugerageze namwe mugire n'abantu abahanzi bacu abaproducer niba ugiza muri bwo kuganira nawe umubwire cyangwa se andi makuru wamenye umubwire iki gikorwa gutya twakakoze iki mwagakoze iki comment ni nziza turazumva ariko no kukritika abantu dukwa kritika ariko mu buryo buri positive mubwire ukora iki wakakoze iki byaba byiza ugenze bitya
nicyo kintu nabasaba kugira ngo kariyeri yacu, music yacu ntizabe music hano mu Rwanda gusa abantu baririmba kuki tujya tuburiminga tuvuga ngo batadutumiye ngo tujye kuririmba kandi ibyo twereka abafana biri ku rwego rwo hasi. Dukora ibintu birenze, nitumara gukora ibintu birenze nabo badushyigikire, noneho n'aba bahanzi bo hanze babone ko dukora ibintu birenze, nabo baze badushake aho kujya kubashaka, aho kugira ngo urinde ujye hakurya ya Mediterane nabo urire ariko baza kudushaka. Hano mu Rwanda hari abana benshi barenze. Njyewe umunsi umwe nize kujya muri studio Mafia Land njyamo numva nibwo bwa mbere numvishe umuhanzi mu Kadafu bavuga ngo mwitiramo numvishe indirimbo ye bwa mbere burya hari abantu b'abaraperi. Ikintu cyashimishije nuko mu myaka yahise anazamuka akantu bagatangira kumva indirimbo ze zigakinwa, arimo ngo ntumpeho byatumye njya gushaka niyo ndirimbo ngizi. Nashobora kuba yavuye numvishe indirimbo ya Rugamba Sperane bigenda gusa nkaho bira content imwe ntumpeho rapa ntumpeho iki ntumpeho, aho ni rap yanciye mu matwi ndavuga mu Rwanda hari abantu bafite impano z'amaraso. Kandi igihe ishuri rya muzika, amashuri ya muzika ntabwo ari akaba menshi, ntabwo abantu benshi bari bagasohoka bazi gucuranga bazi kuririmba, urumva ni imbere yaho. None utekereza none ngubu yiba amashuri ya muzika asohora abantu bakora music babyize ukuntu babimeze. Twumve rero ko music tuyishyiremo ingufu vraiment. Ndabwira abafana bose muri rusange, nubwo abafana football music ntibika ibintu byo guhangana, mwumve ko iba nkunda sport kuki music ntabwo najya kumva batanje igikombe cy'isi bataririmbye indirimbo bataririmbye ntaho bagomba kuba concert nta numva batangije ibirori bimeze bitatanje music. Rero music tuyiha agaciro, music yo mu Rwanda irakaze, naho twumve ko dukaze dukora ibintu bikaze. Sinasoza kandi nababwira ko nzabagezaho vuba indirimbo soka ikorera amashusho. Ntahunda cyane football, ntabwo nyikunda pe, mbese ntabwo nyikunda, ariko uburyo nyikunda bitandukanye n'abakina, ntandukanye n'abafana bisiga amarangi yakora kuri stade. Ndayikurikirana iyo mfashe n'umwanya nka compose indirimbo ya soka football, uvuga ngo nanjye ndayikunda mu ruhande rutandukanye na rwa wundi ujya kuri stade akisiga amarangi. Ndayikunda kurusha wa wundi wenda ntandukanye na wundi ujya mu kibuga agakina, ariko mfite uburyo nyikunda, mfite uburyo nyubaha nka football nk'ikintu gitunze abantu, kibeshejeho abantu muri society. Indirimbo rero muzayumva nayikoreye amashusho kandi vraiment muzumva ko ari indirimbo irenze cyane. Nayihaye umwanya, narayikoze ndayitondera, audio video ntabwo ndi kugerageza izaza ari video irenze, iri ku rwego rw'abartiste beza kabisa. Murakoze. Murakoze cyane rero, nongeye kubashimira mwari mu cyangwa kuri Kadafi TV ko mu mwanya wanyu kandi ikiganiro cyagenze neza. Mbese amwe mu mateka yaranze Kadafi agiye muyumva, baza gutera comment hasi mubwira ati Kadafi ufite aho avuye, ufite naho ugeze. Rero ndagira ngo ubutanza mugarura ahangaha kuri Kadafi TV, iyi video abemereye igiye gusohoka muteraho comment, nzamugarura ahangaha mubwira ati umusore wacu arabikora. Murakoze cyane rero, wibuke gukora subscribe, ukore share, ukore na comment, share nyinshi cyane abantu babashe kuryoherwa n'ibintu byacu no kuri Kadafi TV. Murakoze cyane, ciao ciao.